aha ngo mfite urunwa da n'ibi nabyo mu byita iby'urunwa. KigaliHit.com. Abantu mutera imitoma ko mukunda imitoma noneho byagera ku bahanzi ye baba we bikaba ibindi The Ben barambwiye ngo utera imitoma ukayicisha mu ndirimbo yawe ngo nta muntu wagucika, ngaho tangira kuri ngewe turebe. iyo udahari n'amahoro ngira, nyumvira nawe ngo ni amahoro ugira aba yagiye hese. wasinzira ibitotsi nkabibura, aca blage we kandi wasinziriye wagiye ureka kubeshya. ngeze ngo ndashidutse ndakubura. izo ni aferi z'abadorotsa sha, reka njye ku bandi bahanzi uba urananiye pe. Gudu nawe ntereta turebe. amatwi yanjye ajya ahora iteka yumva iryo jwi ryawe. nyumvira nawe uwo si Riderman da. Riderman we vayo nawe unterete. nzagutonesha, nzakugotesha, nzagutetesha, nzagusekesha. ega imitoma irenze wa mugani wakamishe. aha Medi nawe se ntiwagerageza da. impumuro yawe imbere umubavu. KigaliHit.com. ega mana nyagasani imitoma we. Austin ko wifashe ku itama we ntacyo umbwira, gira si icyo uvuga. sinzaguca inyuma narahiye. urinda uca inyuma ushaka yiki waciye imbere. The Ben abantu urabumvishe bazi imitoma wagiye uvuga nk'ibyo nawe. mfite isoni zo kubivuga, ba King James barinda bahinduka amateme kubera urukundo nkawe wowe. King James ndabeshya rata. nzakubera iteme. niko Melody we ko nabuze amahitamo dukora iki koko? tubivemo kubivamo gusa ahubwo ndagiye. bye. urakoze kutunezeza ariko inshuti ya bose 88.3 muri Fama. reka tugaruke inshuti ya bose.